umusore arakurambagije tisheri shushu za shushu beze gatangira ndagukunda kandi umukobwa afite undi bazabana ariko ari kwemerera uyu ko bazabana anniversaire akayifeta akamuha utwo turabo tugift ukuntu kandi urabizi ko mutazabana ufite undi mupanga ahubwo muri kubana kugira ngo umurye zo sendyarya ziba mu rusengero kareka tujye mu mwuka tuvuge ku ndyarya ngo sinzicarana n'abantu batagira umumaro sinzicarana n'abantu batagira umumaro abantu batagira umumaro babahorega hari abantu bibiri ivango nanga umuntu w'ikiburaburyo bibiri irabivuga nanga umuntu w'ikiburaburyo nta kijijwe nta naguye nta byiza agira nta nibibi sorry nta setse nta babaye hari umuntu bari ikiburaburyo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bavandimwe mwebwe mukunda gukurikira channel ya Evangeliste Mama Lionel ni channel abantu benshi bakurikira bakunda gukuraho ibyubaka ubugingo bakunda gukuraho ijambo ry'Imana bakunda gukuraho byinshi bitandukanye rero tubahaye ikaze mwebwe muri hirya no hino yaba ari muri Afrika Amerika Uburayi Asia Oceania n'ahandi henshi mushobora kuba mutwumva muri rero mukomeze kugubwa neza cyane turi kumwe rero na Mama Lionel uyu munsi araza kutuganiriza ku ijambo ry'Imana rero nubundi reka muhikaze kuri channel ye nubundi tuguha ikaze Mama Lionel murakoze cyane ko mpikaze nubundi ni channel yanyu mukunda gucishaho ibyigisho bitandukanye kandi atekereza ko abantu bamaze kugenda babahwa ubutumwa bababwira ko bagenda bishimira ijambo ry'Imana mu bagezaho cyane kandi ndanabashimira cyane abantu bankurikira kuri no channel bakomeje kuntera courage iyo ntinze gato barambwira baturihe barankurikirana cyane mbasabiye umugisha mwarakoze cyane kandi muzakomeza kuryoherwa n'ibiganiro binyuraho hano nyabuneka ufasha imitima ya benshi ntugatinde kubera ko abantu baba bakeneye ijambo ry'Imana rihembura ubugingo nzajya mbanguka twakire rero na Dieudonné nawe tugiye kubana muri kino kiganiro reka n'umundi nawe tumuhe ikaze urakoze cyane Aimable ko tugiye kubana cyane n'umukozi w'Imana turi kumwe hano ariko uno munsi ndifuza ko tujya mu mavuta cyane akadusobanurira cyane hari ibintu tujya dutekerezaho hano mu isi cyangwa iyo tugenda no mu buzima tubayemo hari abantu bakunda kuvuga indyarya abandi bakavuga ibindi ariko hano ijambo ry'Imana bivuza ko Mama Lionel Evangeliste Mama Lionel adusobanuriraho ni Zaburi abafite Bibiliya badukurikiye ni Zaburi ya 26 umurongo wa 4 iyo Zaburi iravuga ngo sinicarana n'abatagira umumaro kandi sinzagenderera indyarya kandi n'iteraniro ry'inkozi z'ibibi nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi yego kandi sinzicarana n'abanyabyaha iyi Zaburi kumbona ari Zaburi ya Dawidi kandi nkaba mbona ngo sinzicarana n'indyarya sinzicarana n'abatagira umumaro sinzagenderera n'indyarya sinzagendera n'indyarya bishatse kuvuga iki twinjiye neza cyane abakunzi bari baratuze ariko tugarukanye ijambo twifuza ko utusobanuriraho neza murakoze cyane iyi Zaburi ya Dawidi reka mvuge kuri Dawidi gato ari igihe tusoma ijambo ry'Imana ariko tukananariza tukanamutekerereza iyo turebye gato Dawidi yahuye n'indyarya ahura n'indyarya ikaze arya uhura n'indyarya yo mu cyiciro gikaze y'insivire akaba n'igihura n'indyarya itari insivire Dawidi yahuye n'indyarya itari insivire Sawuli ntabwo ari umusivire Sawuli yakoze ikintu cy'uburyarya kuri Dawidi aho atinyuka akabwira Dawidi ngo ni unyicira no mu Filisitiya arahiga nzaguha igihugu uyobore nzagushingira umukobwa
amaze kwica umufilisitiya arahindukira Sawuli sasa atangira kumuhiga abitewe nuko abonye Dawidi kintu kimwe akoze ipeti rizamutse abagore batangiye kumuririmba batangiye kubona ko Dawidi ari ushoboye kuruta Sawuli yibagirwa ibyo yavuze atangira guhiga Dawidi muri make Sawuli n'indyarya Dawidi kuvuga ku ndyarya arazizi yahuye nazo ariko reka tubyerekeze ku Uwiteka sasa reka tujye mu mwuka kumwe abarokore bavuga ngo yari mu mwuka reka tujye mu mwuka tuvuge ku ndyarya ngo sinzicarana n'abantu batagira umumaro sinzicarana n'abantu batagira umumaro abantu batagira umumaro babahorega hari abantu Bibiliya ivuga ngo nanga umuntu w'ikiburaburyo Bibiliya irabivuga nanga umuntu w'ikiburaburyo nta kijijwe nta naguye nta byiza agira nta n'ibibi sorry ntasetse ntababaye hari umuntu bari ikiburaburyo kamusanga no mu murimo w'Imana mu rusengero ukabona umuntu ni ikiburaburyo wabuze aho umushyira ntiwamusanga mu badiyakoni ntiwamusanga mu baririmbyi ntiwamusanga mu banyagice ntiwamusanga mu bajyanama mbega yabaye ikiburaburyo aha rero Uwiteka kuvuga ngo sinzicarana n'umuntu utagira umumaro Dawidi kugira ngo yandike atya umwuka wera kugira ngo ahumeke ijambo risa gutya ngo sinzicarana n'umuntu utagira umumaro hari abantu baburiye Imana umumaro hari abantu baburiye Imana umumaro ahera mu bwana bwa afata irangamuntu y'igihugu Imana itegereza umumaro araheba yinjira mu nzu y'Imana baranamubatiza Imana itegereza umumaro w'uwo muntu iraheba abona amafaranga Imana irayamuha Imana itegereza umumaro kuri ayo mafaranga iraheba arasugira arasagamba bamwe Yeremiya yavuze ngo warabateye bashora imizi barakura ariko Yeremiya ngo aravuga ngo ari kubakuri y'imitima yabo kuko Imana ntizicarana n'abantu badafite umumaro riravuze ijambo ngo kandi sinzagenderera indyarya ndumva nshaka kuvuga ku ndyarya zo mu minsi y'imperuka abantu bageze mu rwego barenze kuryarya abandi nubwo turi butinde ku bantu ku ndyarya ziryarya abandi bageze mu rwego batakiryarya abantu bazamutse mu ntera ku cyaha cy'uburyarya bageze mu rwego baryarya Imana mukozima tutaragera ku ndyarya hari abantu muri iyi minsi bari kuvuga ngo Mana nkeneye muntu w'umumaro kuri jye Mana nkeneye wa muntu w'umumaro ku buzima bwanjye umuntu umwe hari yahindura ubuzima bwanjye uwo muntu w'umumaro ateye ate uwo muntu w'umumaro ukwiye gutunga ni umuntu umeze ute urakoze cyane ndibuze gutanga n'urugero giye ku banyamumaro mfite umuntu w'umumaro ku buzima arakenewe naho yabuma ashobora kuza ari umunyamumaro akabuhindura Yonatani yabaye umunyamumaro kuri Dawidi aza aturutse aho Dawidi ahigwa ariko azanwa no kumuburira akajya amena amabanga ya famiye Yonatani aza ari umunyamumaro kuri Dawidi Imana ishimwe cyane uyu Samusoni yaje ari umunyamumaro ku Bisiraheli kugira ngo acogoze abafilisitiya yari umwe ukenewe kugira ngo ihumure riboneke aza ari umunyamumaro atangira kujya bahingisha umusaya w'indogo bakica igihumbi ngongemo gukubita gutya gusa igihumbi bagapfa aza ari umunyamumaro kugeza ubwo Abisiraheli bagize agahenge baruhutse abafilisitiya Gideyoni mwana wo mu bakene yaje ari umwe aza ari umunyamumaro ku Bisiraheli abamidiyani barazengereje ubwoko bw'Imana Gideyoni aza ari umwe ari umunyamumaro igihugu kibona amahoro noneho ku muntu umwe gusa kuri wowe kuri jye ngewe nagiye mbona abanyamumaro abanyamumaro nagiye mbona abanyamumaro uko nsa gutya biterwa n'abanyamumaro ngiye mfite abantu bansapotinga muri rivuga butumwa umuntu akandeba nubwo yambujije kumuvuga sindi bumuvuge akandeba akavuga ati Mama Lionel nakubonye kuri cana imwe wambaye umwenda nkubona kuri cana wa kabiri wawusubiyemo ndababara
none ngufungiye varize y'imyenda jya uhinduranya. Uyu muntu aho ari yubahwe, Imana imuhe umugisha. Uwo ni umuntu w'umumaro. Hanyuma nagiye mbona abandi banyamumaro yande bakavuga ati harya umwana w'imfura yishyura minerivare zangahe, ati nishyuraye, atakira nkwishyurira igihembwe kimwe. Uwo ni umunyamumaro. Icyama umuntu udukurikiye, Imana nidufasha turamusengera, Imana imuhuze n'umuntu w'umumaro. Ibaze kugira ngo Mariya agenderere Elizabeth, ni Mariya wagendera Elizabeth cyangwa ni Elizabeth wagendereye Mariya, hafi aho. Afata urugendo, ni Mariya wagendera Elizabeth, kuko Elizabeth yaravuze ngo nyina w'umwami Imana arangenderera. Akihagera umwana asimbagurika mu nda kuko akubitanye n'umuntu w'umumaro. Iyo uhuye n'umuntu w'umumaro ubuzima burahinduka. Imana idufashe. Iyo uhuye n'umuntu w'umumaro ubuzima burahinduka. Ngo sinzicarana n'abatagira umumaro. Ese nta kahe kaga ko kwicarana n'abatagira umumaro? Umuntu udafite umumaro ushatse wanamuhonga. Akaga kambere. Kuko ushobora no kuba wicaye n'umuntu utagira umumaro, udafite umumaro, utabizi cyane. Ni gute umuntu asobanukirwa udafite umumaro? Kuko hari abantu batabizi ko yicaye n'abadafite umumaro ubuzima bwe. Ni gute wamumenya? Ese ni akahe kujyana n'abantu badafite umumaro? Iyo ugendana n'umuntu udafite umumaro, icya mbere atera n'umwako. Uwo muntu yanagukasira rwose. Umuntu udafite umumaro, icya mbere aragutinza guhura n'ufite umumaro. Arahita amera nk'igikuta kigutinza kugera ku ufite umumaro. Kandi uyu muntu agira strategy nyinshi zituma mutindana, bigatuma n'umuntu wari ugufitiye umumaro agukerereza kumugeraho. Icya mbere iyo utinze ku muntu udafite umumaro aragukerereza. Icya kabiri, ushobora gutindana nawe adafite umumaro binazwi n'abantu babizi, kuko hari n'umuntu utagira umumaro ariko nawe ntamenya ko nawe agira. Kuko hari umuntu mugendana utamusaba utamubwira ikibazo afite ntaguhe, ariko wamubwira uti mfite ikibazo iki n'iki akaguha, naho yakuvuga. Noneho hari igihe n'umuntu aba adafite umumaro bizwe, turiya muntu nta kimuvaho, ni umugome, ntacyo yakumarira, wapfa areba. N'umuntu yakubona ubana n'uwo muntu akagira ngo nawe niko uteye, bigatuma gusiga n'icyangiro, niwo wa mwaku yagusiga. Niyo mpamvu kwicarana n'umuntu udafite umumaro agukerereza mu bwonko. Ese undi umuntu udafite umumaro yakubwira uburyo wadepoza ahantu runaka bakaguha akazi? Umbwira ko umuntu udafite umumaro yakubwira ishuri runaka wajya kwigamo ukagira aho ugera? Umuntu udafite umumaro yakubwira uburyo wafata amafaranga ukabyaza yandi? Arakugwingiza mu mitekerereze, arakugwingiza mu mitekerereze. Imana iturinde kubana n'abantu badafite umumaro. Tukiraho gatoya, muri iyi minsi mu buzima bw'abantu ko hari usanga umuntu amereye nabi, arakubura, anyoherereza imyuka mibi, biragenda gutya mu buzima bwanjye bugendaho. Ese ni gute umuntu yakurinda uwo muntu? Cyane ko abantu muri iyi minsi nta nibanga ririmo. Imiryango muri iyi minsi ihuye n'ibyo bibazo. Yego. Iyo miryango yabisohoka bite? Uvuze imiryango ne bukuryo hari n'imiryango wa mugano n'umuntu kugira umumaro, bitanibuka ko hari n'abantu mu muryango batagirira abandi umumaro. Imana ikaguhihirwe uvuka kwa runaka mu batinde, ikaguhihirwe ugakira, ntiwibuke ko hari barumuna bawe bavuye mu mashuri ngo umanuke ugende ubagirire umumaro basoza amashuri. Ibi bintu bibaho njya mbibona, ugasanga umuntu ari mu mujyi wa Kigali aratwemeza uburyo ahinduranya imodoka, ahinduranya amazu, ariko wamanuka ku ivuko wareba inguti ya mama we yambaye, aracyambaye ya nguti yari yambaye amuteruye. Ntiyigeze agira umumaro umuryango, kandi ukwiye no kuba umumaro kuri famiye. Imana itugirire neza. Hari igihe n'umubyeyi abyara abana ntabagirire umumaro, ngo bajya banabiroga, ngo bajya ngo bibakarande, ngo uwo muryango ngo nikumeze. Umubyeyi akagira amahirwe yo gukora, agakora amafaranga, ariko abana be wareba amashuri bigamo, wareba uwo mubyeyi adepansa mu ndaya no mu bitagira umumaro, wareba abana b'uburyo biga, ugasanga n'abana wabyaye nta mumaro wabagiriye. Muri uku kudatindana n'abatagira umumaro, reka tuvuge no kuri aba barozi.
wari ubakomojeho gake ubu dufite n'ikibazo cy'abarozi baje no mu rusengero benshi kandi bafite iroganabuhanga. Iki kintu abantu bakanguke mu bwenge, bafite iroganabuhanga, akuroga ntumenye ko warozwe ukajya uhora ujya kwivuza bakakubonamo malariya atari malariya ko mutera, bakagusangamo amatifoyide atari tifoyide, bakagusangamo kansa atariyo, ari ukubera iroganabuhanga ukagumya kwivuza ibyo bintu unywa imiti y'ikintu utarwaye, naho wahuye n'umuntu udafite umumaro. Mu minsi yashize reka ntangarize umurozi uherutse kundogera umwana muto, mba mfite amatangazo yabo kuko baba bibagiwe n'aho bagiye kuroga. Bibiliya yemera ko tuburya, ni kwivuga iravuga ngo bazarya ikica, donc bazakirya, kukirya cyo muzakirya ariko ntacyo kizabatwara. Hari n'igihe muhoba inzira nk'umuntu uza kuroga kwa mama Marioneri, ni nko kuroga mu kigo cy'abapadiri. Icyambere abana narangije kubatsirika kera, ndabafata mbashyira pasiteri mu rusengero arabasengera, nanjye mbatsirikisha imbaraga z'iki kiganza Imana yavuzeho. Rero wa murozi uherutse kundogera umwana wayobye inzira, warayobye, ni kompoze ntibaboneka. Umwana yaraburiye, genda bimenya ko umwana wanjye ari uburozi, kuko uyu muntu ari uburozi ndamwinukiriza nkabimenya, nzi kubwinukiriza ku mazuru no ku munwa nkamenya ko ufite uburozi mu mubiri. Umwana nsengera, ibyo nsengera ndabimuha arabinywa, uburozi arabusohora. Ubu niberegera niyongereye ibiro byinshi. Ubwo urumva yahuye n'udafite umumaro. Dufite abantu badafite umumaro, abarozi ntibafite umumaro, ariko muri uko kuba badafite umumaro turashimira Imana ko dusenga Imana ifite umumaro. Mbega ku kantu kitwa iroganabuhanga, yego iri roganabuhanga gato cyane. Uravuze ngo bakuroga iroganabuhanga bakagusanga na kanseri na diabete n'umutima ari iryo roganabuhanga, kandi deja ntabyo urwaye aho hantu sa nk'ucenco. Aha hantu reka nkangura abantu, nkangure n'abantu, usibye ko natwe twahagurutse ubuticara nk'abanyamasengesho, twatatse ibikombe by'amarozi bayabikamo, twatatse inzira bacamo bayazana, twatatse ibirere bayurizamo indege, twatatse turi gukorera mu kirere musaza wanjye Paulo yakoreyemo cyo gufata miri. Turabifata miri ku buryo ubigeze ino twarangije kubifata miri. Iri roganabuhanga ririho n'abaganga badukurikiye, namwe mukanguke nimba munatanga n'imiti n'izo serumo n'ibyo binini n'izo nshinge, namwe mujye mubanza munabisengera. Umuntu aragenda kwa muganga, abaganga badukurikiye bagapima umuntu indwara bakayibona, muganga wabyize yicaye ku ntebe y'ishuri ku uwo muti uvura iyo ndwara akawutera umuntu, yajya muri kontorora ati iracyari malariya y'umusaraba umwe. Sinzi nimba ariko bazita mu gihe cyanjye nkiyirwara yari malariya y'umusaraba umwe, ngo zagiraga imisaraba. Muganga wabyize akaguha imiti iri furu, wagaruka muri kontorore bagasanga malariya iracyaryamye mu kiri umusaraba umwe imeze itya. Muganga kongera ati reka nyuze mu mitsi basi nyivure nyihereye mu mitsi. Muganga agakoresha umva ivura na buhanga rye, yarangiza imiti agaruka malariya y'umusaraba umwe iterega ndacyaryamyemo. Ese mugabo ubundi ubwo wumva yari malariya kandi iracyari umusaraba umwe. Aho rero ni za tekinike muri no minsi abarozi bafite. Kera barakurogaga bagutera urushinge ugapfa, ariko usiga uterwa inshinge ntupfe. Kera barakurogaga wanywa amata ukabiruka, ariko amata nta kivura uburozi kuko inka zisigaye zirya ibiryo turya. Niyo mpamvu amata atakivura uburozi munabimenye. Impamvu atavura uburozi, kera inka zarishaga imiti ntizikirisha imiti, aho dupimisha niho zipimishirizwa. Niyo mpamvu amata atakivura uburozi. Noneho n'aba batipe basigaye bayifashisha baturoga, bakayavanga n'uburozi kugira ngo nuyanywa ntibigire icyo bimara. Umuntu akagira gutyo kwa muganga bati arwaye tifoyide, bakamukubita imiti, ukajya no mu baganga b'abahanga bati iracyarimo,
umwaka ugashira urwaye tifoyide bakajya baguha imiti y'indwara utarwaho umuntu akanogonoka agapfa. Erega n'aba baganga namwe muhuguke mumenye ikirere turimo dukoreramo. Muri iyi minsi turi gukorera mu kirere cy'abarozi, ariko nimuhumure muratakisha imiti, natwe twatakisha amasengesho. Turahangana n'aba bantu badafite umumaro ku buzima bwacu. Ibyo bintu urabivuze, nibuka ko hari umuntu uherutse kumva ari kubivuga, akagenda agasanga ariyo tifoyide ikibazo. Kuyo usenze mu isi y'umwuka, uri kumwe n'umunyamwuka muzima, akubwira ko umuntu wawe ari muzima, biterwa n'iki ibyo bintu? Umunyamwuka wasenga umuntu akavuga ngo ni wasenga waragusanzemo tifoyide bakaguha n'imiti, ariko umunyamwuka yagusengera akakubwira kuri muzima. Uyu munyamwuka nabanza nkamenya uwo ari we, kuko nabo bari mu byiciro muri ino minsi, nabo mubitondere. Uyu munyamwuka mbega uyu mwuka afite awuvanye aho, ntawuvanye kwa bishop runaka. Uyu munyamwuka awuvanye aho, ntawuvanye ku bushomera afite ati wawe umunyamwuka. Turashaka kumenya uyu mwuka nimba awuvanye ku Mana, kuko umwuka uva ku Mana urahandura. Ubundi n'umunyamwuka dukeneye iki gihe si ukubwira ikibazo ufite, ahubwo n'ukuraho ikibazo. Naringiye kuvuga ngo sipoze ko ari umunyamwuka w'Imana cyangwa sipoze ko ari umwuka w'Imana, yareba akakubwira ko nta kibazo ufite. Yareba akakubwira ko nta kibazo ufite, cyane ko nawe utubwiye uti uragenda umuntu akivuza bakagutera n'imiti bagasanga ari iracyari haha. Bishatse kuvuga yuko ya miti ntacyo yakoze. Umunyamwuka nawe ati nta kibazo kirimo, kandi kirimo. Kandi umuganga ari kukibona, ariko umunyamwuka akabona yuko umaze imyaka 3 wivuza bakubwira ko tifoyide ikirimo, kandi bagutera imiti y'umwe. Uyu munyamwuka rero nakomeza akazi yigarukiriza kuvuga ngo nta kibazo kirimo, ahubwo nasenga kureho ibyo bintu muganga ahora abona. Reka ntange urugero. Ejo bundi hashize iminsi njya nko mu cyumba cy'amasengesho hari abahanuzi, kajya kumva umuhanuzi nkumva arambwiye ati Imana ikuyeho kubagwa mu nda. Najya handi ati Imana imennye ibibyimba mu nda. Najya handi ngo Imana ikuye ikibazo mu nda. Ndangije nibuka ko Paul yavuze ngo mujye musengesha umwuka, ariko musengeshe n'ubwenge. Nabigenje nte? Aha hantu abantu munkurikire mujye mwitondera ibintu umwuka ahishuye. Ntimukagendere mu kigare muri mwisi. Naricaye ndavuga ngo nimba abanyamwuka barimo bambwira ngo ikuyeho, ubundi nzamenya ikuyeho iki. Reka nshaka umuganga wabyize ndebe ibi bintu abanyamwuka barimo babona koko bihari. Ese koko ibintu abanyamwuka bari kubona birahari? Kero ndo umunyamwuka ukuze, niyo mpamvu njya kureba ko ibyo babona bihari. Nashatse umuganga w'umuhanga, aracekinga umubiri wose, ahita asanga mfite ikibazo ku mwijima, mfite ikinure kibi ku mwijima kandi cyinshi. Nakoze iki? Ntabwo ngewe nagiye ngusenga ngo kiveho. Ntabwo ibintu byose bivanwaho n'isengesho, nubwo ntapfobeje isengesho. Abantu badukurikiye ahantu bahumve, hari abaganga Imana ikoresha badufasha gukuraho ibibazo dufite. Ngewe dogiteri akimbwira ko mfite ikinure kibi ku mwijima, namusabye inama nk'umuganga wabyize, wamfasha iki kugira ngo iki kinure mfite kiveho? Byanatumaga mpora mfite inda imeze nk'iy'umuntu utwite, nkishimira umubyibuho deja naratatswe. Dogiteri yahise anyandikira imiti ihenze, nayishyuye nk'ibihumbi 80 gutyo, hafi 100. Imiti ndayinywa, ariko amakondisiyo z'ibiryo ngomba kujya ndya, ibyo mbujijwe n'ibyo nemerewe. Ejo bundi nisubiye muri controle nsanga icyo kinure cyavuyeho. None si yo ngendera mu kigare cy'abahanuzi ngo ikuyeho. Igira n'ubwenge. Dore nicyo cyisha abantu muri no minsi, bari kugendera mu kigare cy'umwuka ariko nta bwenge burimo. Jya mu mwuka ariko ukorere n'ubwenge. Ni ibintu bibiri ubundi bigendana. Yesu akeneye umunyamwuka ariko umunyabwenge. Twigarukire ngo sinzagenderera indyarya, niho twari tugeze. Ko ndyarya. Imana iturinde ndyarya muri no minsi. Sinzagenderera indyarya, n'Uwiteka wari warahiye ko atazagenderera indyarya. Ariko uretse n'Uwiteka warahiye, nanjye Nyirabagenzi Alice, Mama Lionel mwene Karisa, sinzagenderera indyarya. Uretse Mama Lionel, usanga mu rusengero zishobora kuba zirimo. Ati Yesu ashimwe, wavuze ku ikoranabuhanga ry'uburozi,
akakubwira Yesu ashimwe ariko mu mutima rusibana yego akavuga ati ariko mama Mariyoneri waturutse hariya amaze kugera kuri uru rwego ni Yesu ashimwe ariko mu mutima rusibana. Ese izo ndyarya zo mu rusengero ziteye gutyo zimeze gutyo Imana yo yamaze kuzibwira ko itazazigendera. Ese wa mwuka utubwira ngo dusengeshe umwuka iteka tugire n'umwuka iteka abakristo barabyifata mu bute? aba bakristo nyine bagira ubwenge bwo kubana n'izo ndyarya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge kimwe cya kabiri mutware n'intwaro z'umwuka. Aha biragusaba kwiga kubana n'indyarya. Umunyarwanda yaravuze ngo indyarya imwa n'indyamiriza. Ubwo rero simvuze ngo tube indyamiriza ariko turiga kubana n'indyarya kandi dukijijwe tugendera mu ijambo Yesu yavuze ngo nimutagira ukwizera kuruta uko abanditse n'uko abafarisayo nta bugingo mufite, nitutagira agakiza karuta k'indyarya ziri mu rusengero. Reka mvuge ku ndyarya zo mu rusengero zitugezaho ni ukuri Mana Nyiringabo udutabare ku bw'indyarya zaje mu rusengero. Umuntu murahura akagobera muri 2011 umuntu yigeze kumpobera afite titire runaka mu rusengero arampobera ariko aritondangwamo uyo urakoze umpemburiye itorero urakoze arimo andoga anshyiramo amahembe. Ayo mahembe yaranyahagije kugeza n'izisange ngira ingaruka zabyo aho yavuye mu rubavu hagira igihe nagiye muri siporo nkarenza iminota ya siporo harandya. Iyo ni indyarya. Ayo mahembe se yavuye mu rubavu urayabona arasohoka aba aragaragara biba bigaragara biraturika bikagaragara uko ni ikintu kiragurutse giteye ubwoba. Iyo se indyarya indyarya muririmbana mukicarana muri korari mukaririmbana mu kanya mwajya kwiyakira mu cyumba cy'amasengesho akagira gutya akanagamo uburozi. Iyo si indyarya. Indyarya mugendana ukabyara ukava kwa muganga ikaza kugusura uri ku kiriri yaguterurira umwana ikamukubita urubavu ikarumena. Iyo si indyarya. Indyarya mu rusengero ujya ukabona mu kanya kamwe mwasohokanye mwatembereye. Hegewe rimwe nigeze kubona ishusho y'indyarya nimbe nahuye nazo nizisa kandi jewe ndacyahura nazo. Izi ndyarya ntizizanarangira ariko genzi kuzibamo. N'umuntu undyarya amenye ko namenye kubana nawe. Namenye kubana nawe. Iyi ndyarya mushobora gusohokana igacahanika kugambanira kakugambanira. Yewe hari umuntu umwe umuvuga butumwa mu itorero navuze barantumiye bamunyuzeho arangije ati mama Mariyoneri ati yaraguye ati umujyi waramukamuye yabaye nk'abandi turamutumira ngo aze amarira ikitorero. Ndabimenya no muntu anyohereza record ati dore wa muntu ujye umbwira ngo ni inshuti yawe magara ati dore ukuntu ambwiye ati sinzi ahantu hera uvuga ko ni inshuti magara unamushimagiza. Igitangaje nuko mu kanya twahuye ati yambi ati mukozi Imana ati ndagukunda nkunda amavuta yawe nubaha amavuta yawe. Ndamureba nurendya kweri cyakubwira record zawe mfitaho. Rimwe nigeze gusurwa n'indyarya iwanje hashize igihe nari nkiri umukene abantu bihangane yo mvuga ko nabaye umukire biterwa n'ibyo mfite, biterwa n'umwuka wera mfite wo kunyurwa. Kuko ushobora kuba ufite ibiruta ibyo mfite ukivuga ko ukennye. Gihe rero nkaba mfite bicyo ufite nkaba namamaza ko ndi umukire ariko ibyo ufite ubu ngubu biruta ibyo wari ufite uko ndi biraruta mbere. Haleluya amen. Nyiri umukene rero indyarya zigeze kuza kunsura dukorana umurimo turicara muri salon zitegurira n'amafunguro mu rwego rwanjye mu rwego nari mfite icyo gihe ariko atetse neza kuko nge nize guteka nzi ibirungo byaryoshye ibiryo bya make kabiri ari ibya make bikaryoha guteka mbiziho. Ndangije kubera ko tuzi indyarya tubana nazo tuzi no kuzibamo mpita mfata telefone yanjye ndarekodinga ndambika munsi y'akameza ndigendera hanze kubategurira amafunguro kuko twize kubana nazo. Ndangije aho batahiye fungura telefone sanga amagambo bamvuze baje kundeba nk'umukozi w'Imana.
sanga amagambo bamvuze nduguya ngo baje kumva Imana indimo ubuhanuzi bundimo barankunda ndo umunyamavuta ariko ibintu bamvuze muri iyo record usibye ko ntihanganye jewe narababwiye nti narabibumvishije nabwira nti nagira ngo mbereke rero ko nzi kubana n'indyarya ntiriwe njya mu mwuka mfite telefone imfasha kubamenya tutiriwe tujya mu mwuka kumenya ngo rinde kubaza Imana dufite telefone zibaduha izo ni indyarya Bibiliya yavuze ngo sinzagenderera indyarya mvuzemo nkeya ariko ni nyinshi ese reka mvuge no ku ndyarya y'umukobwa ku musore umusore arakurambagije tisheri shushu za shushu beze gatangira ndagukunda kandi umukobwa afite undi bazabana ariko ari kwemerera uyu ko bazabana anniversaire akayifeta akamuha utwo turabo tugift ukuntu kandi urabizi ko mutazabana ufite undi mupanga ahubwo muri kubana kugira ngo umurye zo sendyarya ziba mu rusengero mukanya zikajya kurepeta sha mukandi kanya ukabona afashe mikrofone ati wahambana ati sinzi nibyo wabahamba abanye natwe mwahambye nubwo buryarya byibuze iyo sindyarya kumva umusore afata abakobwa batanu bose akabemerera urukundo ubwo nturindyarya kumva umuntu aza akigira umusore avuye mu cyaro asize umugore n'abana batatu ino ntitwabashingiye se bafite abagore mu cyaro n'abana akaza akigira umusore tukamushingira tumwakiriye mu itorero mu minsi y'ubukwe tukajya kubona tukabona abana baraje ubwo se nturindyarya ntuba mu rusengero ubona ibyo nimba byakoraga abapagani ariko kubona umuntu utinyuka akabindyarya aryigaburo buri kwezi aya maraso ya Yesu n'umubiri ukiniraho uri mu murimo mu bintu ukinisha ntugakinire mu murimo nturindyarya uba mu rusengero Mana nayo iti sinzagenderera indyarya no mpamvu ubona indyarya muri no minsi zirimo zinakena nibo batindi dusigaranye mu rusengero nibo bantu batagira hepfo no haruguru no bantu basigaye ku manusu n'amarobo y'isukari n'indyarya nizo zisigaye zarasigaye nyuma Imana iri kudusubiza indyarya zicaye hariya ku ntebe y'ishuri Mama Leone tugana ku musozo nk'umukozi w'Imana Imana yo yamaze kubabwira kutazabagenderera nawe wavuze kutazagenderera indyarya no nizo ndyarya ariko dukeneye ko uzibwiriza ubutumwa buzihembura zikongera zikaba ibyaremwe bishya kubera ko nazo tuzike ziri mu rusengero ariko dukeneye ko zongera zigakizwa nubuye butumwa bazigenera izi ndyarya rero ubutumwa nzifitiye tutitaye ko hari abantu Bibiliya ivuga ngo imitima yabo yabakahebwe ubundi umuntu Imana yaretse gihe sinzajya kumushakaho iki reka basi mfate kuri uyu itarareka kuri uyu umutima we utarabakahebwe kuko Imana igigera ahantu nayo izinukwa ubu yafashe Gahini amaze kwica mwene nyine ijya kumutuza inodi n'ahantu yatuzaga ibintu by'ibicamuke abantu bayinaniye burara abantu tubana mu rusengero ko batuye inodi uyu rero reka mureke ari kumwe n'Imana ye ibyo bari gukorana nayo irabizi ariko reka nibwirire uyu muntu utaragira umutima wakahebwe iyi ndyarya ikibyiga iyi ndyarya itaraba metere kuko hari izametirije ubutumwa ngufitiye ihane Bibiliya iravuga ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye Imana iragutegereje umaze igihe mu nzu y'Imana ariko ufite icyo cyacu buryarya ihane uhindukiye imbabazi z'Imana ziracyagutegereje imbabazi z'Imana ziracyariho kugira ngo uhinduke ube muzima uve mu cyiciro cy'indyarya ujye mu cyiciro cy'abakozi b'Imana nyabakozi b'Imana Imana ibaha umugisha Mama Leone arakoze reka na Dieudonné dugana ku musozo nawe adusoreza iki kiganiro kugira ngo byibuza n'aba bantu bumvise ubutumwa cyangwa iyi miburo y'Imana ntutekereze ko iki kiganiro cyaziye ubusa ahubwo ni imiburo y'Imana amen kugira ngo rero nabo bongere bahinduke n'abandi bicamuke byibuza umwuka w'Imana wongere uze kubagendera ndiyo urakoze cyane Mable uriya hari ikintu uvuzeyo cyane ariko uno murongo tugenda dusoza unabasengera kuko burya n'isengesho naryo rirakora rifite ubuhanga nubwo wazana bya bindi twavugaga mu kanya wazana abantu butagira umumaro ukaza ari udafite umumaro
ukazana iroganabuhanga ariko burya isengesho naryo rigira umumaro turaza kubasengera ariko ukomoze gato cyane mu tunota dukeya mu gihe dufite ukomoze gato cyane kuko umurongo wa 5 batubwiye ngo nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi kandi sinicanana n'abanyabyaha n'ubundi waba uri indyarya waba utari umunyamumaro udadusoroze cyane gutanga conclusion ku kigendanye no kuba hariho inkozi z'ibibi n'abadafite umumaro abantu badafite umumaro rero hari igihe usanga adafite umumaro ari uwo hafi aho ngaho hafi aho utarabashe kumwinyofora utarabashe kugira ngo umuveho ukabana n'indyarya utarabashe kuyinyofora ese umuntu umukristo nyamukristo umuntu udukurikiye muri aka kanya araza kubana nawe ati ni iteraniro ry'inkozi z'ibibi rero n'abanyabyaha uraza kureba ukuntu dusoreza aho ngaho uturagize Imana. Kandi tuvuga kuri uyu muntu udafite umumaro ashobora kutawugira mu kwezi kwa 4 mu kwa 5 akawugira kuko haracyariho ibyiringiro. Nta wari uzi ko Sawuli yareka ibyo yakoraga akagira umumaro ahinduwe n'imiburo y'Uwiteka. Iri teraniro ry'inkozi z'ibibi Imana yavuze yanga n'aba banyabyaha yanga Imana iracyafite za mbabazi zayo tuyikundira za mbabazi zayo tuyishimira. Nsoza ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiranye nimba uri muri icyo cyiciro Imana ivuze yangaga, nimba wigenzuye ugasanga uri muri icyo cyiciro Imana imaze kuvuga ko yanga, ndakwinginze kandi mu butware mpabwa na Yesu nguterura muri icyo cyiciro ngushyira mu cyiciro Imana ikunda. Umunsi umwe marayika yarwanye ijoro ryose na Yakobo ryasobanuraga uburiganya. Yakobo ava mu cyiciro cy'uburiganya ajya mu cyiciro cy'umunyamahirwe, ahinduka umunyamugisha, ahindurirwa izina. Amahirwe yo guhindurirwa izina, ukamburwa izina ry'uburyarya, ukamburwa izina ry'ubunyabyaha, ukamburwa izina ry'ubukozi bw'ibibi, aracyahari, aracyateza ibiganza agutegeye amaboko kugira ngo aguhindure. Garuka vuba kwa Yesu uve mu cyiciro kibi ujye mu cyiciro cyiza utangire ukorera Imana. Numva nagusengera wowe udukurikiye. Utarasenga umuntu ubana n'abantu batagira umumaro ba hafi n'indyarya za hafi abigenza ate? Hafi nk'uko wicaye aho ngaho umuntu nawe akabara hafi niyarura ariko yakwiyarura nimba suri umugore ubana n'umugabo wawe ari indyarya kuko hari igihe ubana n'umugabo ari indyarya zakakwita sheri akanagupostinga kuri telefone kandi avuye gusambana ahandi. Uku kuntu kubwira umuntu ngo yiyarure ku mugore we n'umugabo aha naba niteza umutego. Ariko wowe uri kure gakeya y'umuntu ubona wakwiyarura, uri kure y'uko ari umugabo n'umugore wawe, ukaba uba mu ndyarya mwiganye mukorana musengana, nakugira inama yo kwiyarura kuko indyarya zo mu miryango nazo ziragoye. Indyarya zo mu miryango nazo ziragoye, ariko udafite imbaraga usabwa kuzigendera kure kuko yakuroga. Ushobora kuzigendera kureho gake ariko utabiyambuye nk'umuryango. Urasabwa nawe kwigira imbere ho gake, ni kwese yavuze ngo reka nigire imbere ho gake nsenge. Iyarure kuri izo ndyarya gira vuba. Ariko iyo ndyarya nawe turakubwira ngo wiyarure mu buryarya wakira umwami Yesu. Amen. Zamuri sengesho dusenge. Mwami Yesu turagushimiye mu cyakuzanye kigatuma upfukazuka kwari kugira ngo uhindure imitima y'abantu. Waranavuze ngo abantu mwese abarushye abaremerewe munsange ndabaruhura. Umuntu warudukurikiye afite umwuka w'uburyarya ari umunyabyaha, umwe abikorera mu rusengero undi abikorera hanze y'urusengero, ndamusengeye muha imbaraga zo kunesha iki cyaha, muha imbaraga zo kunesha uyu mwuka mu izina rya Yesu. Uravuze ngo ntuzagenderere indyarya, zindyarya nizihindurwe n'imiburo yawe. Tubasengeye tubakira imbaraga zo guhindukira bakareka uburyarya, nibahinduke cyane rwose. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri Imana ibikora kandi ukabikora kwiyubahisha. Ukomeze imitima y'abantu bakomerekejwe n'indyarya
kandi Uwiteka ubavure kandi ubahe imbaraga zo kugendera mu bitunganye. Ndagushimiye ko ubikorera kwiyubahisha mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen.